Uno muceri sha uraryoshye, urahumura, umva urasa neza namwe muri kubibona, mbese ibintu byose byiza urawujuje. Ngiye kubereka rero ukuntu nawutetse. Ni umuceri uteka, ukuntu uteka urabanza ugategura inkoko zawe gutya. Ni byiza gukoresha izi ngizi amaguru cyangwa se amatako y'inkoko, hanyuma warangiza ugashyiramo uturungo, ndabanzamo umunyu, hanyuma noneho nindangiza nshyiremo utundi turungo, ndashyiramo paprika, utuyiko 2 twa paprika, ubwo ni za poivro z'umutuku, hanyuma noneho mpite nkurikizaho turmeric ndakoresha akayiko kamwe, hanyuma noneho nindangiza ndahita nshyiramo urusenda rw'ifu. Runo rusenda ntabwo rukora, ndashyiramo n'ubundi utuyiko 2, hanyuma noneho nindangiza ndahita ndaza no gushyiramo na soy sauce, ndashyiramo n'amavuta ya olive. Hano ngiye kubanzamo soy sauce, nkizemo naho ahenshi nagiye nkoresha ibiyiko 2 bya soy sauce, hanyuma nshyiremo n'amavuta ya olive, nibuze ikiyiko kimwe, hanyuma noneho mpite nshyiramo black pepper, murabizi ko nyikunda cyane. Noneho nindangiza ndahita mbivanga. Mu kubivanga rero ndabitereka ahantu. Ubundi iyo ushaka guteka inkoko yawe ngo ize kuza iryoshye neza, iryoshye cyane, uvanga bino birungo, warangiza ukabivanga. Ndari nijoro bivuze kuyiteka mu gitondo, ukabishyira ahantu hakonje nko muri firigo, warangiza ukaza kubimazamo ijoro ryose, ukaza kubiteka mu gitondo, cyangwa se uri buteke nimugoroba ukabitegura mu gitondo, ukabishyira ahantu, bino birungo bikaza gufata neza, ukaza kubiteka nimugoroba. Ngiye ntago ndi bubimaze icyo gihe cyose, ndabimaza nibuze agasaha kamwe. Hano rero mpafite ibitunguru namaze gukata. Bino bitunguru ni byinshi, ni ibitunguru 2 binini. Tugiye kubanza kuba ari byo duteka. Ndasa n'ubiteka mu mavuta ajya kuba menshi, ano mavuta angana nibuze ugereranyije nk'ibiyiko 4 binini, arajya kuba menshi, ariko n'ubundi ngiye guteka ibiryo byinshi, umuceri uraba ari mwinshi, n'inkoko mwabonye ko ari nyinshi, ndumva rero aya mavuta atari menshi cyane. Hanyuma rero ibitunguru byacu tugiye kubiteka muri aya mavuta kugeza igihe biri buze guhira. Turabiteka iminota itari munsi y'10. Ndabishyiramo aha ngaha, nindangiza mpite mbyongeramo akunyu, hanyuma mbipfundikire, nzajya ngenda mbigaragura kugeza igihe biri buze guhira. Hano rero mpafite poivro y'icyatsi, tungurusumu, nkagira insenda, nkagira na tangawizi. Niba udatekera abantu bakunda urusenda, hano urusenda warukuramo. Hanyuma izi ni inyanya 2 nini cyane. Ibi byose rero ngiye kubishyira muri blender, ariko hari utundi tuntu natwo ndi busye. Izi coriandre nazo ngiye kuzisya, ngiye kubifata byose mbishyire muri blender. Hanyuma ariko hano turaguma tugende tugaragura ibitunguru byacu kugira ngo bitaza kuza gushirira, tugende tugaragura kugeza igihe biri buze guhira. Bino bitunguru ntago ari bya bindi by'umutuku, nabuze bya bindi by'umutuku na bimwe by'umweru, ubundi nibyo byiza. Ibi ngibi iyo bigiye gushya bihita bijya gusa n'umukara. Ibi ngibi rero ni ibitunguru bifite ibara rya purple. Iyo bigiye gushya uba ubona byahindutse. Muri kubona ukuntu ibitunguru byacu bimeze hano, biri kujya gushya. Uko bigenda bisa n'ibijya gushya, bigenda bihinduka, ukagenda ubona ibara ryabyo birimo biragenda bihinduka ibara rya purple.
Hano rero nibimara gushya turabikura muri aya mavuta, ndabikura muri aya mavuta noneho mbitereka ahantu, mbishyira ahantu ku ruhande, ndaza kubikoresha nyuma yo guteka, nyuma yo guteka ibindi byose. Hano murabona ko hasigayemo amavuta, aya mavuta asigayemo niyo ndibuze kuguma gukoresha. Muri ya mavuta rero hari tungurusumu na tangawize nari narabye mbere, nizo ngiye kubanzamo aha ngaha, hanyuma nzigaraguremo akanya gatoya, akanya gato cyane rwose, kuko aya mavuta yahiye cyane, yatuye, yamaze igihe kinini hano ku ipanu tuyatetsemo ibitunguru. Noneho rero ikintu tugiye guhita dushyiramo rwa ruvange rwa bya bintu twaseye, ubwo ni za puwavuro, za koriyandere, za nyanya, za nsenda, ndetse na tungurusumu na tangawizi. Hano bino biryo biraza kuba birimo urusenda rujya kuba rwinshi, kubera ko nkunda urusenda n'abantu tubana bakunda urusenda. Urumva rero udakunda urusenda ahangaha rwose ntabwo wakwiriye gushyiramo urusenda mo ahangaha. Tugiye kubicanira bino bintu, tubicanire hanyuma kugeza igihe nibitangira kubira ubona ko byabize, ndaza kubereka ukundi kuntu turi bugende duteka. Blender nakoresheje ndi gusya bino bintu ibifite ingero. Blender yanjye napimye kugeza kuri mililitiro 1000. Mililitiro 1000 niko nagiye mpima. Ibi byose birimo ahangaha bihwanye na mililitiro 1000. Ni kugira ngo bize kumfasha kumenya umuceri ndibuze gutekamo ahangaha, kugira ngo ntaza gushyiramo mukeya cyangwa se nkaza gushyiramo mwinshi cyane ntibize gushya. Ahangaha murabona rero byatangiye kubira, tugiye gukomeza guteka. Noneho ngiye gufata za nkoko twari twashyize ku ruhande, twari twamarinnye, tugende tuzishyiramo ahangaha ducanire kugeza igihe zino nkoko ziri buze gusa n'izenda gushya. Zose tugiye kuzishyiramo ahangaha ducanire. Hano rero muri iyi sosi yacu nta munyu urimo, numvishe nta munyu urimo, ngiye kongeramo umunyu ngo meze ncanire. Hanyuma hano murabona ko bijya gusa n'ibishya, ry'abara ry'icyatsi ryavuyemo, bya birungo byari biri mu nkoko byaganjije ry'abara ry'icyatsi. Zino nkoko rero ikintu tugiye gukora, tugiye kuzikuramo aha, ntabwo zirashya neza, tugiye kuzikuramo ariko zirenda gushya. Noneho tuzimurire ahantu ngiye kuzishyira, noneho tuziteke mu ifuru iminota mikeya. Turazimurira ahangaha, niho ngiye gutegura, tuziteke mu ifuru iminota mikeya kugeza zihiye. Ifuru nabanje ndayishyushya kuri dogere Celsius 180. Hanyuma noneho nimara kuzishyira ahangaha ndahita nziteka nibuze nk'iminota, hagati y'iminota 20 n'iminota 25. Ziraza kuba zahiye neza, ziraza kuba zimeze neza, muraza kuzibona. Tuzishyire mu ifuru. Hano hejuru nanyanyagijeho agafu ka time dukeya. Noneho tuziteke ya minota kugeza igihe ziri buze kuza guhira. Tugaruke kuri ya sosi yacu, murabona ukuntu isa neza. Noneho tugiye gushyiramo wa muceri muri mililitiro 1000 z'amazi. Nashyizemo ibikombe 4. Igikombe kimwe cyapimaga mililitiro 250. N'ubundi ubwo ni nkaho umuceri n'amazi binganya ibipimo. Aha rero ngiye kubiteka gutya, noneho nindangiza mbivange gutya, noneho mbipfundikire neza. Iyo ufite umupfundikizo ufataho neza, ntabwo wirirwa ushyiraho ishashi. Urapfundikira, wamara gupfundikira noneho
ukakoresha uburyo ki umwuka utari buze gusohoka. Iyo ubona umupfundikizo wawe uri buze gusohora umwuka, ushyiraho ishashi hejuru. Ya shashi ya aluminiyumu niyo nziza wakoresha uri guteka imiceri nk'iyi. Mu gupima umuceri uba ugomba kwitonda nk'uko nguko aha ngaha amazi yanganaga na litiro, noneho nkoresheje ibikombe 4 n'ubundi bihwanye na litiro. Tugiye gupfundikira rero, tuze kureka umuceri wacu ushye. Urashyira ku kariro kandi kamwe ka nyuma, kandi umupfundikizo wawe niba ubona uri butakaze umwuka, ni byiza ko ahantu hose hari buce umwuka ugenda uhashyira utuntu dutuma umwuka utari buze guhita. Wow, murebe ukuntu umuceri wacu umeze neza, wagira ngo twashyizemo bya birungo bya pilawu. Tugiye gushyiramo bya bitunguru. Murebe bya bitunguru nababwiraga, bitari bimwe by'umutuku, bitari na bimwe by'umweru, uburyo biba bisa, ariko nyine biraryoha, biranahumura cyane kurusha bya bindi by'umutuku. Ibi rero nibyo nabashije kubona ku isoko aho nagiye guhahira, gusa ntabwo ari byo nashakaga gukoresha. Ariko rero murabona ko nabyo biri gutanga ibara ryiza mu muceri wacu. Murebe ukuntu umuceri wacu umeze neza. Tugiye kuvanga na bya bitunguru, biri kuzanamo umuhumuro mwiza cyane. Murebe ukuntu umuceri wacu umeze. Burya guteka imiceri nk'iyi si ngombwa ngo urindire wa muceri muremure cyane. Uyu nguyu nawo wawuteka kandi ukamera neza nk'uku nguku uri gusa. Murabibona neza. Wow, ni byiza cyane. Njyewe wegereye n'ingiye uri kubibona ukuntu usa neza cyane kandi uraryoshye cyane. Umva mu ino video muze kwihangana mube mwayikurikiye neza. Niba utarateka umuceri n'inkoko gutya ubigerageze. Noneho za nkoko zo mu ifuru twashyize mu ifuru nazo zahiye. Muraje murebe ukuntu inkoko zacu nazo ziri gusa neza byahatari. Mbese ibintu byose bimeze neza. N'umuceri wategurira abashyitsi, wategura mu birori, wategura iwawe. Mbese murebe ukuntu ya nkoko yacu nayo yaje isa. Bimeze neza cyane. Tuzasubira ubutaha. Njyewe nitwa Afia mu Rutasibo. Bye bye.